tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu 2026, ubwo ni Werurwe. Tariki ya 30 Werurwe 2026 ni umunsi utazibagirana mu mateka y'u Rwanda. Kubera iki? Uti kubera iki Marie Grace? Iyi ni Big Grace TV, ngende Marie Grace Bagambake. Tariki ya 30 Werurwe 2026 nibwo u Rwanda rwanditse amateka ubwo rwegukanaga igikombe cya FIFA Series. Ni ubwa mbere birubayeho. Niyo mpamvu nayo nkubwiye ngo ni itariki itazibagirana mu mateka y'u Rwanda, itariki ya 30 Werurwe 2026. Byari byagenze gute? Nibwo kuri Stade Amahoro handikiwe amateka yo kwegukana iri rushanwa ryari rikiniwe bwa mbere mu Rwanda ndetse rukaryegukana. Murumva iyi ni breaking news, niyo nkuru iri guhitinga hirya no hino kuri social media platform zose. Guys, harimo abahungu babiri umva bakoze amateka. Cyakora abakobwa mwaba postinze murekeraho, it is too much. Kaza mbikuvira muzi ni muzingo rero. Ubundi mpamvu uyu mukino utazanibagirana, iyi tariki itazanibagirana, n'iyi ntsinzi itazibagirana, u Rwanda rwose ikintu cyitwa Amavubi cyaherukaga igikombe kera. Si muri 99 buriya nikanze ndebe neza, ariko kubanza akabati kabikwamwe ibikombe by'Amavubi rwose kari kamaze iminsi gategereje nyine. Ariko tariki ya 30 Werurwe u Rwanda Amavubi yegukanye igikombe cya FIFA Series. Ni ubwa mbere mu mateka akabati kabikwamo ibikombe by'Amavubi kongeye kwakira igikombe. Uyu mukino wari unakaze rero, na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari yawitabiriye, yari yaje kuwureba. Urumva Amavubi akora amateka. Nk'umusore Leroy Jack Michaels wabaye umukinnyi mwiza w'iri rushanwa, urumva n'umuvandimwe we bari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, mbese yabaye hit. Baba tipe rwose bakoze umuti, abavandimwe twins. Wari umunezero udasanzwe ku ikipe y'Amavubi. Ikipe y'u Rwanda se yegukanye intsinzi bigenze gute? Ikipe y'u Rwanda yegukanye intsinzi itsinze Estonia ibitego 2-0 ku mukino wa nyuma. Amavubi akaba yari afite intego yo kuzitabira igikombe cya Afurika cya 2027 kizakinwa na Kenya ifatanije na Tanzania na Uganda. Niho kizakirirwa. U Rwanda rufite inzozi rero kandi zibaye n'impamo yo kuzitabira nyine iri rushanwa, iki gikombe cya Afurika cya 2027 kizakirwa na Kenya ifatanije na Tanzania na Uganda. Kandi urumva yuko nyine amata yabyaye amavuta, gutsinda Estonia 2-0 kwegukana iki gikombe, urumva ni ibyishimo bidasanzwe ku ikipe y'Amavubi. Wenda ushobora nawe kuba warakurikiye umukino, warawukurikiye uko wagenze wose, ariko none nyine ndi kukubwira kugira ngo Big Grace TV nayo igufashe kujya ugendana n'injyana. Reka nkubwire uko byagenze kugira ngo n'ibitego biboneke n'iyi ntsinzi iboneke, kuko nakubwiye ko ari amateka yanditswe kugira ngo u Rwanda rubone igikombe bwa mbere, igikombe cya FIFA Series. Ubundi hari mu mukino wa nyuma u Rwanda na Estonia bihura, yari mu mukino wa nyuma w'itsinda A rya FIFA Series, wari uri guhuza nyine u Rwanda na Estonia. Niho u Rwanda Amavubi, ubwo nivuga u Rwanda ujya wumva Amavubi kuko ariyo yari mu kibuga. Amavubi yatsinze Estonia ibitego 2-0. Icya mbere cyatsinzwe na Biramahire Abedi, hanyuma igitego cya kabiri cyagiyemo ku munota 51 w'igice cya kabiri, gitsinzwe na Leroy Jack Michaels ku ishoti rikomeye yateye rikaruhukira mu izamu. Izamu ryari ririnzwe na Kaul Kivila wa Estonia. Nuko nyine byagenze, aba harahiye. Uyu musore yambitswe n'umudari nk'uwabaye umukinnyi mwiza w'umukino. Narimvuze ngo iki rutayizamu w'Amavubi Leroy Jack Michaels ukina inyuma mu mpande niwe wabaye umukinnyi mwiza w'irushanwa, apana w'umukino w'irushanwa. Bigenze bite? Nyuma yo gutsinda ibitego 2 no gutanga umupira umwe wavuyemo igitego. Gutanga umupira ukavamo igitego nibyo bita assist. Ngayo nguko. Ubwo ntabwo nasoza aya makuru y'imikino ntakubwiye yuko nyuma yo kwambika imidari bitabiriye irushanwa bose,
Amavubi nayo yashyikirijwe igikombe cya FIFA Series 2026, igikombe cy'amateka, nyuma yo kwandika amateka yo kucyakira bwa mbere. Mu bwa mbere u Rwanda rwari rwakiriye FIFA Series, aya marushanwa ikagikina bwa mbere. Amavubi ni ubwa mbere yakinnye FIFA Series, aya marushanwa, ndetse ikanacyambura ikipe yo ku mugabane w'Uburayi ikinnye nayo bwa mbere ariyo Estonia. Ubwo nuko nsoje aya makuru y'imikino. Nababwiye ko kuri Big Grace TV nkugezaho ibiri kuvugwa, ibiri RIN update news hirya no hino kugira ngo nawe ujye ujyana n'injyana, ariko noneho reka duhindure, dushifting tujye mu buzima. Nze nkubwire akantu namenye ntari nsanzwe nzi, nawe umbwire niba koko wari ubizi, uretse ko ariko byanakombye kugenda. Nari mbaye nkubikomozaho muri ano makuru yo kuri uno munsi kuri Big Grace TV, nkubwira ko ngiye kukubwira ikintu ntari nzi ko ariko kiri, ariko burya ari nako kiri guhera mu mwaka wa 2020. Urabona hano imbere yanjye mfite ibaruwa yo ku itariki 26 Gashyantare n'ukwezi kwa kabiri 2020. Ubwo ni ibaruwa nomero 20/0891/MOS/2020. Ni ibaruwa nyine yo kwa 20 Gashyantare 2020. Iyo baruwa yari ya Minisiteri y'Ubuzima. Yari iri mu iki ntari nzi, nawe wenda wasanga utari ubizi ko ariko bimeze. Iyo baruwa yo ku itariki 26 Gashyantare 2020 yasabaga amavuriro yose kubanza gusuzuma abarwayi bikozwe n'umuganga ubifitiye ubushobozi mbere y'ibindi bikorwa bijyanye n'ubuyobozi, birimo no gusuzuma ubwishingizi, harimo na mituelle de santé cyangwa ubundi bwishingizi no kwishyuza. Urumva? Dr. Sabin Sanzimana yagaragarije igihe ko ibi bintu kuva mu mwaka wa 2020 ariko bari babitegetswe amavuriro atandukanye kubanza gusuzuma umurwayi. Niba umurwayi arembye bikeneye ko abahita abonana n'umuspecialist, akabanza akabonana nawe, ibyo byo gucekinga mituelle, gucekinga rama, gucekinga MMI, kwishyuza 100% n'ibindi kwa kundi babigenza, burya ngo bakagombye kubanza kubikora babanje umurwayi yabanje kubonana na muganga. By the way, ibi bintu bibyutse ryari? Bibyutse nyuma yaho ku itariki ya 26 Werurwe uku kwezi 2026 kwa gatatu 2026, aho Perezida Kagame, nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yanenze imikorere y'ikigo nderabuzima cya Bigugu i Karongi cyaganwe n'umubyeyi wari ugiye kubyara, yaratanze mituweli ariko itaratangira gukora. Muribuka ko icyo gihe hari igihe mituweli wayitangaga ugatangira kuyivurizaho ikatangira kuba opérationnel hashize iminsi 30 kwezi. Ejo bundi rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarongeye agakomozaho, Minisante nayo yagaragaje ko 2020 yari yarasabye amavuriro kujya abanza kwakira umurwayi, bakadiringa n'ibyo kwishyura n'ibyo kwishyuza nyuma, ariko umurwayi yabanje kugera mu maboko y'umuganga. Urumva? Icyo gihe rero ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yari abikomojeho anenga ibyabereye i Karongi ku kigo nderabuzima cya Bigugu, aho umubyeyi yakigannye atwite ariko bagasanga mituweli itaraba valide, hanyuma bakamusubizayo ngo abanze ategereze yuko mituweli ye iba valide. Umubyeyi byarangiye apfiriye mu rugo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabivuze, ikiganiro cyari cyabaye live, warabikurikiye nanjye narabikurikiye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urumva 2026 Minisante igaragaza ko iryo bwiriza ryatanzwe 2020, yarakibaza ati iyo bamuvura ibyo bindi bikanakurikiranwa nyuma, ibyo bamwishyuza bakabazabimwishyuza cyangwa ubimwishyurira akabimwishyurira, ariko babanje kumwakira. Uyu mubyeyi ibi bintu byamubayeho bibabaje, Imana ikomeze mu iruhuko ridashira muri Gashyantare 2020, ariko nuba amavuriro menshi ya leta, aya privé yo ntiwavuga. Mbere yo kugera kuri muganga habanza guca ku mukozi ushinzwe mituweli cyangwa ubundi bwishingizi cyangwa kwishyura 100%, umurwayi akabona kugera mu maboko ya muganga. Kandi ibyo bintu byemejwe ngo kuva ku itariki muri Gashyantare 2020.
niho minisante yasabye amavuriro kujya abanza kwakira umurwayi. Ejo bundi rero minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana yongeye kubiganiriza abantu, abigaragariza igihe.com dukesha iyi nkuru, avuga ko minisiteri ayoboye, minisiteri y'ubuzima, isaba amavuriro kuva ku rwego rw'ibanze kugera ku bitaro bikuru kubanza gusuzuma abarwayi mbere yo kujya gusuzuma ibindi. Muri izo checking za mituweli, za rama, za MMI, kureba niba umuntu nta bwishingizi afite yishyura 100%. Minisitiri nawe aributsa abantu ko ibyo bintu bikwiye kujya bikorwa umuntu yabanje kubonana na muganga. Amagara ngo araseseka ntayorwe. Minisitiri, urabona uyu mubyeyi yagiye kwa muganga muri Gashyantare 2020. Urumva minisante nayo yanditse ino baruwa nahereho iki kiganiro ku itariki ya 26 Gashyantare 2020, isaba amavuriro yose kujya babanza gusuzuma umurwayi bikozwe n'umuganga ubifite ubushobozi mbere y'ibindi bikorwa byose bijyanye n'ubuyobozi, birimo no gusuzuma ubwishingizi, harimo mituweli de sante cyangwa ubundi bwishingizi. Hari n'igihe noneho bakujyana ngo banze ujye kujya banze bagushyire muri mashini, ugasanga hari umurongo abantu nka 200 nka 300. Urumva hari abantu benshi, umuntu ararembye, wenda bangaba bashyira abantu muri systeme ntibazi no kureba uburemere bw'uburwayi umuntu aba afite niba wimva. Telefasi abantu baba bagiye kwa muganga bose baba barwaye, ariko ngo reka da ntiwajya kuri no muganga umurongo winjira kwa muganga utarajya gushyirwa ngo mu mashini, ukabanza ukahicara bakaharembera, hari ababa baharyamye, hari n'abantu, hari n'ibitabo nagiye haba hari abasekirite bakomeye ngo wihagarara, ngo mwihagarara mu idirishya, ukibaza isura uhagarara. Bahashyize intebe 3, hari abantu 40 guys. Umuntu witwa ngo n'umusekirite, abantu b'abasore ahangaha bakagucuragiza kandi urarwaye, urarembye, uri umubyeyi mukuru namubyaye, ngo icara, ngo mwicare, ukabona wo ku mashini arivumbuye ngo nta muntu nongera gukorera ngo niba mutaricara. Nta ntebe zihari, bahashyize intebe 5 zashize, ngo nta muntu nongera gukora mutaricara, ngo mwihagarara mu idirishya. Guys, ndicara ku ntebe iri hariya muri koridoro, ndakuvugisha uri kuri mashine mu nzu gute? Niba mudashaka kwicara ntago ibi bintu minisante yavuze ko ibi bintu bizaya bikorwa ariko umurwayi yabanje kubonana na muganga, cyangwa bigakorwa ku buryo bwihuse. Nibi ngibi byo gucekinga ngo ko umuntu ngo yishyuye ngo yagize gute, ngo nta murwayi. Uwo ni minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana, ngo nta murwayi ugomba gukererezwa akimwa serivisi cyangwa gusaba kugaruka kubera ikibazo cy'ibitarakemuka mu nzego z'imiyoborere cyangwa ibibazo bijyanye n'ubwishingizi. Ukumva barakubwiye ngo network azapfuye, ngo mwe mwicaye ngo turaje, ngo network niziboneka ngo turabashyira muri system. Wafashe ikarinu ukabandika ukajya ubaha agapapuro bakajya kubonana na muganga, izo system zanyu zakuzura ukaza kubashyiramo nyuma. Minisitiri Dr Sabin Nsanzimana noneho yategetse amavuriro yose kubanza kuvura umurwayi, nyuma bakabona gusuzuma ibindi bijyanye n'ubwishingizi bw'ubuzima, abishyura 100% ngo batari bari muri systeme. Uzi kuvuga ngo urajya guca mu cyuma, waravunitse ukuguru ntuguterura, urumva wagera ku cyuma ngo ntabwo uri muri systeme, ngo jya gusubira kuri muganga ngo wakohereje hano guca mu cyuma. Ukagera ugasanga hari abantu nk'abangahe, ukabwira umusekirite cyangwa babandi baba banyura aho ngaho ubonye wambaye taburiya, bose tuba tubita abaganga, uti ngewe nengeze ku cyuma bambwiye ko ntari muri systeme, barangariye ngo manze mbonane na muganga. Ati icara urakurikira abangaba, icara urakurikira abangaba baje nyuma ye, agiye gutonda undi murongo, arasubira ku cyuma, hagera asange ngo network zapfuye cyangwa umuriro wagiye. Ibi bintu bizajya bikorwa ariko umurwayi yabanje kubonana na muganga. Ari kwa muganga tuhajya burya nyine ariho duteza amakiriro, ariko urebye ukuntu abo bantu ngo n'abasekirite, abo bantu ngo n'abaki, ibi bintu byose ngo ntago turi kukubona muri systeme, ngo mituweli yawe ngo imeze gute, ngo banza ngo iyi miti ngo ntago tuyiguha, ngo banza ngo ujye guteza kashe kuri rama. Umuntu ararwaye, ukuri kumucuragiza nawe ejo warwara cyangwa uwawe yarwara. Minisitiri w'ubuzima Dr Sabin Nsanzimana noneho yategetse ati izo diru zanyu z'amanetiwaka ngo z'imashini ngo gushyira ngo muri systeme, ngo
ngo banza ngo ujye kwishyura ngo kugira ngo ubone ngo gutanga ikizami. Ibyo bintu ngo mujye mubanza muvura abarwayi mudiringe nabyo, muba mufite abasekirite nta muntu wabacika. Ese ubundi uwo murwayi ko yaje n'ubundi atabasha no kugenda arabacikira, mwabanje mukamuvura, kwishyura bigakurikira, ariko byibuze niyo paracetamol yayibonye na muganga yamugeze imbere. Uzi ko iyo ugera n'imbere ya muganga ugahita wumva n'icyizere cyo gukira kirabonetse. Reka mvuge mu magambo Dr Sabin Nsanzimana yabivuzemo, wenda biragira intuze. Yavuze ati abayobozi b'amavuriro bagomba gushyira mu bikorwa aya mabwiriza ari muri no baruwa nakubwiye. Ikigo kitazubahiriza aya mabwiriza kizirengera ingaruka zabyo, niko Minisante ibivuga. Bajye babanza gusuzuma abarwayi, hanyuma babone gusuzuma iby'ubwishingizi bwabo n'imyishyurire, kuko n'ubundi umuntu ntaho aba yabacikira. Hari abantu nagiye mbona basaba bati Minisante itange nimero abantu bajye bayiha ripoti aho bitari gukorwa neza. Simbizi uko babyumva. Amavuriro amwe namwe yigenga, hari n'aya leta, ubona nyine basa n'abashyize imbere cyane gushaka amafaranga kuruta uko bashaka gusigasira ubuzima bw'umuntu. Umuntu utazongera kubahiriza aya mabwiriza, ingaruka zabyo ngo azabyirengera pe. Uyu muntu aba yaje ari umurwayi ntaho aba yagucikira. Reka nsoze nongera kugusubiriramo uko iri bwiriza rya Minisiteri y'Ubuzima rivuga. Tunasoze. Minisiteri y'Ubuzima yongeye gushimangira ko amavuriro ya leta agomba kujya abanza gusuzuma no kuvura umurwayi mbere yo kujya kureba ibijyanye n'ubwishingizi bw'ubuvuzi akoresha, ibe mituweli, ibe rama, ibe MMI, ibe Mediplan, ibe mituweli, ibe abe yivuza 100%. Umuntu ubanza umwakire, hanyuma ukurikirane ibyo kwishyura no kwishyurwa n'ubwishingizi nyuma. Ibi bintu na nyakubahwa Perezida wa Repubulika nsoje mbikwibutsa ko yabivuzeho ejo bundi kuri 23 Werurwe 2026, yongera kunenga ikigo nderabuzima cya Bigugu i Karongi mu ntara y'Iburengerazuba cyaganwe n'umubyeyi utwite, bakamusubizayo ngo mituweli ye ntabwo iraba valide. Ari muri 2020. Hanyuma Werurwe 2020, Gashyantare 2020 ku itariki 26 Minisante mu ibaruwa yayo yo ku itariki ya 26 Gashyantare 2020, ibaruwa nimero 20/0891/MOS/2020, yarabishimangiye ko amavuriro mukwiye kujya mwakira abarwayi mukadiringa n'ibyo kwishyuza n'izo za mituweli na za rama, no kureba niba yishyura 100%, niba yafite, niba haburaho ibiceri mukabidiringa, ariko umurwayi yageze kwa muganga yabonanye na muganga. Minisitiri ubwo niba yamaze no kwemeza na nyakubahwa Perezida wa Repubulika yarabyiboneye ko aya mabwiriza adakurikizwa, hatanzwe warning ko umuntu utazongera kubikurikiza amavuriro, nimutongera kubikurikiza ingaruka muzazirengera. Nta murwayi ugomba gukererezwa n'iryo yishyuzwa ryanyu ngo nito bakazapfuye ngo bawicaye kandi urarwaye utegereje. Mujye musigasira amagara y'ababagana. Umuntu niba yaba nivuza 100%, akaba yaje atazanya yuzuye, muvuze, narangiza arahamagara bayohereze, cyangwa mumugumane ari muzima ariko mwamuvuye amafaranga ashakwe nyuma. Niko mbyumva, nako Minisante ibibona, nako nyakubahwa Perezida wa Repubulika yongeye kubishimangira. Kandi ibi bintu ngo umuntu utazongera kubahiriza aya mabwiriza, ibizakurikira hazabyirengera. Ubwo nuko dusoje amakuru yo kuri uno munsi. Ndi Marie Grace Bagambake, iyi ni Big Grace TV. Niba utarakora subscribe kuri no channel, ngo kandi kuri ako kaganza turayikinge, ujye sharinga content dukora kugira ngo ubwenge bugere ku bandi, kuko twemera ko ubwenge burahurwa rwose baracikanywa, ariko umwanya n'uyu. Kandi aho handitse subscribe uduteze imbere. Ciao, Imana ibarinde.